Haleluya, haleluya. Iki gitondo ni igitondo cyiza cy'umugisha, ni igitondo cy'amahoro. Mbifurije amahoro y'Imana muri iki gitondo, mbifurije gukomera muri Kristo Yesu. Ni cya gitondo cy'isaa 9, ni ya masaha tuba turiho dusenga Imana, turiho twinginga Imana. Ndakuraritse muri iki gitondo cy'isaa 9 kugira ngo tujye tubana mu gicaniro cy'aya masengesho, kandi nukuri Imana itugira neza, ntihandi Imana ivuganira n'abera bayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Mbahaye ikaze na karibu kuri Dufite Imana TV, channel yacu yitwa Dufite Imana TV. Mbahaye ikaze na karibu, kandi nukuri ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Mbifurije amahoro y'Imana ava ku Mana, kandi nukuri dufashe mu mugongo nabo bitagenze neza muri bicuko bya nijoro. Imana yo mu ijuru ikomeze bagire neza kandi ikomeze bihanganishe, tubafasha mu mugongo. Abaramutse amahoro Imana ishimwe, abaramutse ari bazima Imana ishimwe, hari abaramutse barwaye, abo bose tubafasha mu mugongo. Kristo ari kumwe namwe, Kristo ari mu buzima bwanyu, muhumure mukomere, kandi nukuri Imana yo mu ijuru ibagiriye neza. Reka dushime Imana kuko yaturinze, reka dushime Imana ko iri mu ruhande rwacu, kandi ntibagiwe no gushimira abantu dufatanya mu ivugabutumwa, bafata ijambo ry'Imana twashyizeho bakarihereza abandi, kugira ngo nabo baryumve, ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare ku isi hose. Mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahe umugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ku bwa mwene data dufatanye ivugabutumwa, ufata ijambo akarihereza abandi. Umuhe umugisha papa, umugirire neza Mana, umurwanirire mu izina rya Yesu. Musabiye umugisha kuko Mana abayakoresheje ubwenge bwe, abayakoresheje imbaraga ze, Mana umuhe umugisha, umugirire neza. Ndagushime ko uri mu ruhande rwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaritse gihozi ku buzima bwacu, ndagushime ko aturinze mu bicuko bya nijoro, wabaye mu ruhande rwacu. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Umugisha utanga uyu ni umunsi wo kwa gatatu, buri wese umwiyereke Mana. Buri wese ahakora mu apartment atandukanye, ari abakoresha imirimo y'amaboko ubaha umugisha, ari abaganga ubaha umugisha, ari abadokiteri ubaha umugisha, abarimu ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, abacuruzi ubaha umugisha. Haleluya. Mana, buri wese umugiriye neza muri gahunda ye abamo yose, umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ubane natwe, turagushime kuri mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze na karibu kuri channel yacu yitwa Dufite Imana TV. Ijambo dusanga muri Zaburi ibice 5 n'umurongo wa 4 niho dusoma. Uwiteka, mu gitondo uzajye wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe. Kadusubiremo Zaburi ibice 5 umurongo wa 4, aravuga ngo Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu ni Dawidi yaravuze ngo Uwiteka, ngo mu gitondo, Imana ishimwe, ngo nzajya nerekeza amaso yanjye ngo kuri wowe, ngo nzajya nsenga, ngo mu gihe ndi gusenga ibitekerezo byanjye, umutima wanjye ngo werekeze kuri wowe. Imana ishimwe. Ese mwene data, iri usenga, ibyo usenga, ibyo uyisaba, ibitekerezo byawe biba biri hehe? Aho ntabwo ubyerekeza ku bantu, aho ntabwo ubyerekeza muri famiye, aho ntabwo ubyerekeza mu bakomeye, ariko ijambo ry'Imana atubwiye ngo Uwiteka, ngo gusenga kwanjye, ngo amaso yanjye ngo azajya kwerekeraho, azajya yerekeza kuri wowe. Imana ishimwe. Haleluya. Gusenga kwawe ukwerekeze ku Mana, gusenga kwawe ukwerekeze ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nibwo izakumva, nibwo izumva ijwi ryawe, kuko uzaba witandukanyije n'ibigirwamana, uzaba witandukanyije n'abantu, imbaraga zawe, ibyo ukora. Haleluya.
bishinganishe mu Mana, byerekeze ku Mana. Dawidi arangira avuga ngo gusenga kwanjye ngo mu gitondo ngo nzajya nerekeza ngo isengesho ryanjye kuri wowe. Iyo uri gusenga isengesho ryawe mama uryerekeza kuri nde? Iyo uri gusenga papa isengesho ryawe aho nturyerekeza mu kazi, aho nturyerekeza mu bakomeye, aho nturyerekeza mu nshuti zawe. Ariko reka nkubwire ijambo ry'Imana ngo gusenga kwacu ngo tujye tukwerekeza, ngo tujye turyerekeza ku Mana, ngo amaso haleluya, ngo turi gusenga mu gitondo. Iki ni gitondo cyiza cy'umugisha, iki ni gitondo cyiza cy'amahoro. Haleluya. Gusenga kwa ukwerekeze ku Mana, gusenga kwa mama ukwerekeze ku Mana, gusenga kwa papa ukwerekeze ku Mana. Imana izajya yumva gusenga kwawe, Imana izajya yumva ibyo uyibwira, Imana izajya yumva ibyo uyitakira, Imana izajya yumva mu gitondo isengesho ryawe, Imana izazira ryumva mu gitondo isengesho ryawe, Imana izazirikoraho. Haleluya. Mu gitondo ibyo uzazura yibwira, kuko gusenga kwawe wakwerekeje ku Mana, Imana izazira kumva. Mwene data urakoze, ndagushimiye ko uri kumwe natwe. Reka dushime Imana. Haleluya. Gusenga kwawe ukwerekeze ku Mana, gusenga kwawe ugushyire ku Mana, ibyo uyibwira byose ubyerekeze ku Mana. Imana izumva ibyo uyibwira, izumva gusenga kwawe. Haleluya. Dawidi aravuga ngo gusenga kwanjye ngo ndetse n'amaso yanjye ngo azerekera ku Uwiteka. Imana himbazwe. Rero gusenga kwawe ukwerekeze ku Mana niyo izagushoboza, niyo izabana nawe mu bihe byawe byose. Kandi nukuri Imana izakugirira neza, kandi nukuri Imana izakwambika imbaraga, kandi nukuri Imana igiye kugendana nawe. Imana igiye kuguha agakiza mama, Imana igiye kuguha agakiza papa, Imana igiye kuguha agakiza wa mukobwa we. Imana iri mu ruhande rwawe, kuko gusenga kwawe ugiye kukwerekeza ku Uwiteka, kuko gusenga kwawe ugiye kukwerekeza ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Kuko ibyo uyisaba ugiye kubyerekeza ku Uwiteka. Bishyira Imana, bihereza Uwiteka, ibiyobore, ibyikorere, kuko we byarakunaniye, kuko we ntacyo ushoboye. Imana igiye kukuyobora, Imana igiye gukorana nawe. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Umuremyi yuzuye Mwuka Wera aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo mama, tumbira Yesu wenyine papa niwe gisubizo. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze ibagire neza, kandi Imana ikomeze ibiteho. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu sengeye uyu mwene data, umukomereza amaboko, umwambika imbaraga. Ijambo ryaratubwiye ngo gusenga kwacu ngo tukwerekeze kuri wowe, ngo uzajye utwumva, ngo uzajye utugirira neza. Imana ishimwe. Sengeye uyu mumama, kuko gusenga kwiwe kugiye kukwerekeraho. Umwambika imbaraga, uyu mupapa umwambika imbaraga, uyu musore umwambika imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo ukomeze ube mu ruhande rwa buri wese, ukomeze ubambika imbaraga, ubaha agakiza kuzuye, ube mu ruhande rwabo. Mu izina rya Yesu ibibarwanya ndabinanije, ibibahiga ndabyirukanye mu mbaraga zawe, mu butware bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye imbaraga n'abamarayika kugira ngo babe ku buzima bwacu, babe ku buzima bw'uyu mumama, babe ku buzima bwa mwene data. Azajya ahagarara ashima izina ryawe, avuga kugira neza kwawe. Urakoze papa, urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kuri kumwe natwe. Mu izina rya Yesu Kristo girira neza buri wese, kandi umugire neza papa. Ndagushimiye kuko uri mu ruhande rwa buri wese, kandi ugiye kumukorana nawe iby'ubutwari, kandi agiye kukubona, kandi ugiye kumwiyereka mu buryo bwose. Urakoze kuri kumwe nawe, urakoze kugiye kumukoresha iby'ubutwari, urakoze ko ugiye kugendana nawe, urakoze ibyamuhigaga kubikuye. Urakoze mu izina rya Yesu, kandi ukomeze umugire neza. Amen.